Mperutse guhaguruka njyana n'umuntu umwe tujya gusengera umuntu mu bitaro muri uyu mujyi wa Kigali, ibitaro ntari buvuge. Hanyuma ngezeyo, bene data nshuti z'umusaraba, nahuye n'uruva gusenya. Bene data nshuti z'umusaraba, twabaye tukimukubitaho ikiganza, turamusengera. Tumaze kumusengera, dayimoni ziri sararanga koko, zirivuga ziravuga ziti, muranshaka y'iki? Ninde wabazanye aha ngaha? Ninde wabatumye aha? Zirangije ziratubwira ngo uyu muntu namutumweho, muranshaka y'iki? Dayimoni irangije iravuga ngo nzakaryamisha hano mu bitaro mpaka kugeza igihe nzabishakira. Hari impamvu yasatinze nuko akurindiriye ngo wihane wiyeze ibigutandukanya nawe, utihana ngo ukizwe muri aka gahe ufite, ntacyo uzireguza kandi ntuzamukerereza. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye, mbabwire ntawe uzajyana n'undi, nta n'uzabura n'irundi. Buri muntu azibarizwa ibyo yakoze ku giti cye. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye, mbabwire ntawe uzajyana n'undi, nta n'uzabura. Bene data nshuti z'umusaraba, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami Imana nabishimire, ni wa mugaragu w'Imana isumba byose, Faustin Mwenyemari. Bene data rero, noneho sinje nje kubwiriza, ahubwo nje guhugura bimwe na bimwe nabonye muri iyi minsi. Akabi koko gasekwa nta keza. Bene data nshuti z'umusaraba, ni ibintu nabonye kandi ntabasha kwihanganira. Murabizi ahangaha niho mvugira, ahangaha niho mbabwirira, kugira ngo ubasha kumva abashe kumva, yenda agira ibyo akosora, ninangira umutima kandi kazi yake. Mperutse guhaguruka njyana n'umuntu umwe tujya gusengera umuntu mu bitaro muri uyu mujyi wa Kigali, ibitaro ntari buvuge. Hanyuma ngezeyo, bene data nshuti z'umusaraba, nahuye n'uruva gusenya rw'abadayimoni, ndetse mpurirayo n'ibindi ntarinzi ko bikunda kuba mu bitaro. Reka rero duhaguruke tugende, njyanye na mwene data tujya gusengera umurwayi mu bitaro. Tugezeyo turamwatuza, turangije turamusengera. Hanyuma Mwuka Wera adusobanurira yuko bamuroze, nta ndwara afite. Turangije turamubaza niba koko muganga ajya amubwira ko nta ndwara afite. Akaba yari aryamye mu bitaro icyumweru cyose, ariko bashakisha indwara barayibuze, ariko bamuhata ikintu cyitwa imiti. Icyo gihe yari arimo na serumu. Bene data nshuti z'umusaraba, twabaye tukimukubitaho ikiganza, turamusengera. Tumaze kumusengera, dayimoni ziri sararanga koko, zirivuga ziravuga ziti, muranshaka y'iki? Ninde wabazanye aha ngaha? Ninde wabatumye aha? Zirangije ziratubwira ngo uyu muntu namutumweho, muranshaka y'iki? Dayimoni irangije iravuga ngo nzakaryamisha hano mu bitaro mpaka kugeza igihe nzabishakira. Turangije turayibaza ngo wowe urinde, wazanywe nande, watumwe nande? Dayimoni ivuga umuntu ucuruzanya n'uwo murwayi. Nawe sindi bumuvugira aha ngaha, narababwiye ngo simba nje hano gusenya cyangwa guharabikana, ahubwo hari ibyo tutababwirira hano kuri kamera. Tumaze kumusengera, dayimoni iravuga iti, rwose muranshaka y'iki ko atari nge wizanye, ahubwo noherejwe. Bene data nshuti z'umusaraba, twarasenze turongera turasenga. Dayimoni ziti turagiye, ziti ariko nubwo tugiye dusubiye kuwa dutumye,
kuko natwohereza tuzagaruka. Umuntu arazanzamuka, umajije kuzanzamuka turamubaza, turumva umeze ute? Ati ndumva noneho muri nge ngaruyemo intege. Turangije turareba dusanga nitumubwira ngo Mwuka Wera tubwiye ibi, dushobora kuba turaba dukuruye intambara z'urudaca, ugasanga yenda umwe agize umujinya arahagurutse wenda yishe undi cyangwa se nawe amugiriye nabi. Turamubwira tuti rero mbere y'uko uzajya ujya gukorera hariya, mu gihe Imana itarahakwimura, jya ubanza usenge, kandi nugera kwiseta uyisengere, wirukane imbaraga z'umwijima, kuko hari abantu baguhigira kuri iriya seta batifuza ko hakorera, kuko izo dayimoni zivuga ngo aka kagore ngo ndakanga, ngo njyewe ngo mbabazwa nuko ngo kagira abakiriya benshi kundusha. Turangije turamubwira ngo hari umuntu ukugendaho mu isoko aho ukorera, ujye usenga Imana, wiragize Imana, ukiranukira Imana, ikindi uhamagara imbaraga z'Imana zibane nawe kugeza ubwo Imana izagukingurira andi mayira y'ibindi ukora cyangwa se ikakwimurira ahandi. Turamubwira ngo hariya mu isoko ukorera hari abantu bakurwanya, aha hari umuntu ukurwanya ukoherereza izi mbaraga mbi utifuza kuhakorera, kuko arifuza kuguteza inyatsi muri ubu buryo buno. Arangije atari ku uwo muntu ati nubwo gukeka ari icyaha, ati ndimo ndamukeka. Tuti rero wenda uwo nguwo ukeka ujye umusengera, kubera ko utazi ko ari we nyine uri mukeka. Tumaje kumusengera, Imana itubwira yuko ejo mu gitondo bazamusezerera agataha. Reka rero duhaguruke twigire ku ruhande ku kindi gitanda, reka tujye gusengera undi mugenzi we. Rero bene data, nshuti z'umusaraba, ibyo twaboneye kuri uwo murwayi, niba uri umunyamasengesho ntabwo nakwifuriza yuko uzahura nabyo, ahubwo ikitumye mfungura kamera ni ukugira ngo ibi bintu mubyirinde nk'abakozi b'Imana. Mwese mufata igihe mugahaguruka mugiye gusengera abarwayi mu bitaro, kuko ibi bintu nimutabyirinda muzagusha abo mubwiriza cyangwa se abo musengera. Hari ikintu nk'umukristo cyangwa se nk'umuvugabutumwa cyangwa se nk'umukozi w'Imana aba akwiriye kwirinda, kuko ntibyagakwiriye. Reka ndabigarukaho, ndagira ngo mbabwire icyabaye kuri uyu wa kabiri twagiye gusengera. Tukiri muri uwo mwuka tugiye gusengera uwo mwene data, arangije ati mwe muretse kunsengera. Tuti bite? Ati mureke tubanze tuganire mbere y'uko munsengera. Twumva ko ari ibintu bisanzwe, nta kirenze kuri ibyo. Turicara, twicarana nawe, turamugota ngewe n'uwo muvandimwe twari kumwe. Arangije ati muje kunsengera. Tuti tuje kugusengera kugira ngo Imana igire icyo ikora kuri wowe, nawe igukure muri ibi bitaro, igukize. Tuti umaze igihe kingana iki? Arangije atumva mbabwire, ntabwo igihe maze hano ntimugishinzwe, nta nubwo mushinzwe kukimenya kuko ntimuri abaganga. Turavuga tuti twagenze kenshi tu. Arangije tuti se bite muvandimwe? Atumva ati nimubanze mwihane mbere y'uko musengera. Turikanga twese turarebana. Turangije turamubaza ngo turihana iki, twakoze iki, bimeze biti, urabibona gute? Tuti se watweretswe? Ati oya, ati nimubanze mwihane. Ati mubanze mwihane mbere y'uko musengera. Ati nimubanze mwihane. Noneho tubanza kugira ngo wenda nawe ni umukozi w'Imana uryamye aho ngaho, afite hari ibyo yatubonyeho twe tutazi. Noneho twisakasatse, mbaza mugenzi wanjye ndetse hari ikibazo ufitanye n'Imana? Atashwe. Hanyuma nanjye ndamubwira nti se ko numva nta kincira urubanza, wowe urabibona uti? Tuti ngaho tubwira ibyo twihana.
atoya ati umva ndababwiye ngo nimubanze mwihane. Turangije turamubwira tuti rero mwene data twari tuje kugusengera, niba wowe utabishaka turakata twigendera. Ati ahubwo mbare kabiri mwamvuye imbere. Ati namwe ubwanyu mukeneye amasengesho, ati kuko ati namwe mukeneye amasengesho, ati ndambiwe abantu muza kunsengera mwarangiza mukaza kwihanira imbere yanjye. Ati ejo hari abavuye hano, aha turicara turarambye. Ati hari abavuye hano barangije mbere yuko bansengera babanza kwisengera y'ubu bwabo, barapfukama, barangije baratura, barihana. Umwe avuga ko yakoze iki n'iki n'iki n'iki, simbivugiye aha. Twikangamo. Ati none Mana tuje kuramburira ibiganza kuri uyu muntu ngo umukize. Barangije ngo babwire Imana ngo utweze dutunganye. Ngo bagiye kumuramburiraho ibiganza rero sasa. Arangije arababwira ati iyo myako yanyu ntimuyinshyireho, ntimumve imbere. Ngo arangije arababwira ngo nimumve imbere nimugende. Ndi gutabanya byaha nkamwe mwakoze ibyo bintu bimeze gutyo mutinyuka mukaza kundamburaho ibiganza. Ati nimumve imbere ahubwo mutamumanye. No kuvuga ngo tugenda twabibwiwe n'uwo twari twasengeye imbere, Imana ikamuzanzamura. Niwe waduhaye ubwo buhamya bw'ukuntu iyo situation yagenze. Rero barangije ngo bagiye kumuramburiraho ibiganza, arabirukana arababwira ati ubwanyu namwe mukeneye gusengerwa kuko ntabwo muri abakozi b'Imana ahubwo muri inyangabirama. Uwo muntu sinzi itorero asengeramo, ariko nako nangiye kumukekera, ariko si byiza, reka mbirekera aha mbihinira aha. Icyari gitumye rero mfungura kamera niki kuko twarabyihoreye koko, turigendera turamwihorera kuko icyacu twari tugiye kumukorera twari kugira ngo ahari ubanze icyatumye Imana iduhuza n'uwo, kwari kugira ngo tumenye ibibera muri ibyo bitaro. Arakandi kantu nibagiwe. Sasa abamusengeraga ni ukuvuga ngo abashaka kumusengera bari kubuye baragenda n'agatelefone ke baragahitana barakajyana. Nyumvira abakozi b'Imana bari baje gusengera abarwayi mu bitaro. Bene data nshuti z'umusaraba, tujya dusoma ijambo ku bantu mukunda gusoma ijambo ry'Imana kandi mukarigenderamo. Ari ijambo riri hano muri Luka Yesu yigize abwira abigishwa be, riri mu gice cya 14 muri Luka, nako cya 17, riri mu gice cya 17 ku murongo waho wa mbere. Haranditse ngo nuko abwira abigishwa be ati nta cyabuza ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Kasubiremo iri jambo muritega amatwi. Aravuga ngo nuko abwira abigishwa be ati nta cyabuza ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Bene data nshuti z'umusaraba, icyari gitumye mfungura kamera narinje nje guhugura. Ibi bintu birababaje kubona abiyitirira Imana cyangwa se abakozi b'Imana. Ni ukuvuga ngo natwe ubwacu tuba twahagurutse twoherejwe n'Imana mu bitaro, abantu batubonamo nk'abatekamutwe hejuru y'abantu bagenda biyitirira Imana, barangiza bagahitana n'iby'abarwayi cyangwa se bakagenda bagakora sakirirego. Ibi mbivugiye kugira ngo nawe niba uri umukozi w'Imana uzi neza yuko ujya uhaguruka ukajya mu bitaro gusengera abarwayi, cyangwa se ugatumirwa nk'ahantu kujya kubwiriza ahantu. Hari ibintu tutagakwiriye kuvugira imbere yabo tubwiriza cyangwa se tugiye gusengera. Mu by'ukuri niba ugiye gusengera umuntu ugatangira ukamwihanira imbere, urumva ugiye gusengera ari bufashwe cyangwa uraba umajije kumugusha. Ahubwo ko umuntu akizwa nuko yizeye, azizera ate umajije kumugusha?
azizera ate yuko isengesho musengeye riri bugire umumaro kandi nawe yumvise uri umunyabyaha rw'imbi? Bene data nshuti z'umusaraba, ibi bintu ndibaza ngo niba hari abakozi b'Imana bateye batya, bakora ibintu nk'ibi ngibi biyitirira Imana, amaherezo yanyu murumva azarangirira he? Dusomye ijambo rivuze ngo ibisitaza ntibizabura kuza, ariko mwibuke yuko hagowe umuntu ubiza, ngo nta cyabibuza pe. Ariko ijambo riravuze ngo ariko ubizana azabona ishyano. Bene data nshuti z'umusaraba, ibi mbivugiye kugira ngo niba ugiye guhaguruka ugiye gusengera umwe muri bene data cyangwa se ugiye kubwiriza ahantu, ni byiza kuva mu rugo witunganyije, wihannye niba hari ibikurega, kuko guhaguruka ukajya kwihanira abo ugiye kubwiriza, sinzi ko uzababwiriza ngo ibyo ubabwiriza bibafateho. Ibi ngibi nge mbyita kubura ubwenge, kuko Imana niba yaraguhaye ubushobozi bwo kugira ngo ubashe kwihana wigerereyo, niba iguhagurukije, fata igihe cyo kwihana, wiyeze, witunganye. Ubundi si byiza guhaguruka ugiye kurwana urugamba kandi nawe uzi neza yuko urwana nawe hari ibyo ubitse bye. Ni ukuvuga ngo rero niba ufite ibyo bintu byiwe, sinzi ko uzamurwanya ngo uwo mwanzi agende. Bene data nshuti z'umusaraba, ibi mbivugiye kugira ngo ntukajye uhaguruka ugiye kurwana urugamba uzi neza nawe yuko hari udusigisigi ufite tw'umwanzi ugiye kurwanya. Kuko niba ugiye kurwanya Satani, ni byiza yuko ugomba kwibohora n'Imana ikaguha imbaraga, ko ntuzamurwanya nawe kandi hari ibyo utunze, hari ibyo ufite. Ibi mbivugiye kugira ngo bakozi b'Imana, bapasiteri, bavuga butumwa, mukorera Imana, mujya gusura abarwayi mu bitaro. Aya makosa niba uzi neza yuko ujya uyakora, mwene data, urimo uragusha abantu benshi, urimo urayobya abantu benshi. Rero nutagira ubwenge, iki kintu Imana izakikubaza, kuko ubu umajije kugusha, ni ukuvuga ngo uyu mwene data yarangije kugwa mu mutima, arangije yuzura izindi mbaraga za Satani. Ni ukuvuga ngo iyo tutabana amaso, ubwo n'inshyi ubanza yari kuzidushyiramo, hejuru y'uko abaje bamubereye igisitaza bakamugusha, bikitirirwa abakozi b'Imana bose. Muzarebe insengero zafunzwe hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ibi byose bizavuye ku bantu biyitirira yuko bakorera Imana, ariko bagakora amanyanga hanze cyangwa se bakayakorera mu nsengero, bikitirirwa n'izindi nsengero zikorera Imana mu nzira nziza. Mwabonye ko hari izagiye zibigenderamo, nyamara zujuje n'ibisabwa, ariko bitewe n'amanyanga ya bamwe mu matorero ntavugiye aha ngaha, aba yaragiye aberamo udutendo dutandukanye, yambura abantu, anyaga abantu, avuga yuko Imana yavuze ariko nyamara itavuze. Bene data nshuti z'umusaraba, mucunge sana. Rero ibi mbivugiye iki? Mbivugiye kugira ngo buri umwe wese arebe mu rwe ruhande, arebe aho ahagaze, niba koko atari muri aba Satani akoresha. Ikindi ngarukaho, ndagaruka cyane cyane ku bantu b'abacuruzi mucuruzanya. Mwene data nshuti y'umusaraba, niba uzi neza yuko ucuruza ukabona uhomba kandi ushoramo amafaranga yawe menshi, cunga sana. Ibi ngibi tujya kubimenya, twabibwiwe n'abo badayimoni, tubibwirwa yuko hari abantu rimwe na rimwe mushobora kuba muhomba cyangwa mugacuruza mugahomba, ariko atari uko mutabonye abakiriya, ahubwo hari uwabateje ibihombo.
kuko kubona abakiriya kwabo bishobora kuba hari uwo bibangamiye. Ariko ibi nutiga ingamba zo gusenga ngo ujye uhamagara Imana ibane nawe, ngo usengere aho ugiye gucururiza, Imana igushyireho protegisiyo, urafitwe. Nashaka kuburira mwebwe mucuruza, ugacuruza uhomba, ukabona aho kugira ngo wunguke ahubwo urushaho guhomba. Nyamara abacururiza ku ruhande rwawe yenda baracuruza bakunguka, kandi nyamara ucuruza nk'ibyabo wenda utanahenda, ariko hari ikibazo ushobora kuba ufiteho utazi. Muri ibi byose nagiye mvuga byabanje imbere aha, ucunge urebe niba koko nawe ibi bintu bitajya bikubaho. Uyu nguyu twasengeye bashatse kumuryamisha mu bitaro kugeza igihe kitazwi. Kumbi uyu mucuruzi ngo yashakaga kugira ngo abakiriya bazaga bayoboka uwo nguwo baze bamukurikiye, baze bamugurire. Bisobanuye iki? Bivuze ngo uyu nguyu wamurwanyije akamwoherereza izi mbaraga, bisobanuye ngo hari izindi mbaraga acururizaho. Mpora mbibabwira aho kugira ngo mube maso, ubwo bamwe na bamwe mukanseka, ariko urebe neza niba nawe izi mbaraga nawe ziguterereza. Bitewe n'iki? Bitewe n'uburangare. Niba udafata igihe cyo kwihererana n'Imana ngo ufate n'iminota 5 yo gusenga, uhagurutse mu rugo ubyutse, ngo nunagera no muri bizinesi yawe ngo ubure gusenga, kazi yake bizakubaho, witegure kuzabifatisha amaboko yawe. Havugwa menshi akumvwa na beneyo. Ibi mbivugiye kugira ngo ube maso, urebe aho ukorera niba nta kibazo gihari. Nsoza rero, nasoza ngaruka gatoya ku bavuga butumwa, barimo abapasiteri, barimo abanyamasengesho, ndetse nkavuga no ku barwayi bari mu bitaro. Niba hari abanyumva, ndagira ngo mbaburire. Nshaka kuvuga ku bintu bibiri. Niba uri umukozi w'Imana wiyiziho iki kintu cy'amanyanga, cy'amafuti, ntabwo igihe cyawe kizaramba. Abantu mujye gusengera abantu mukanabahuguza n'utwabo, ntabwo igihe cyanyu kizaramba, nta minsi mufite. Ibi mbivuze nk'umukozi w'Imana ukorera Imana. Ubikore ubyigaraguremo, ariko uzirikane yuko iminsi yawe irabaza. Ikindi, niba uzi neza yuko, simvuze ko ndi umwere 100%, kuko turi mu isi. Iyi si tugenderaho igenderaho umwanzi uhora duhiga amanywa n'ijoro. Ariko niba uzi neza yuko ugiye gukora uyu murimo, byibura isakasakemo niba hari ibyaha wakoze, wihane umaramaze. Hanyuma niba ugiye mu murimo w'Imana runaka, ugende wiyejeje kugira ngo umwanzi uri mu ruhande rwa Satani atakubonaho icyaha, atakubonaho icyo akurega. Iryo ni ijambo ryigeze kubwirwa umwe mu nshuti za Pawulo, Tito, mu bice 2, ngira ngo ku murongo wa 7 isomye aho ngaho, wahabona amagambo Pawulo arimo atongera Tito, amubwira ngo yiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza cy'uko aboneye. Bivuga ngo iyo ugiye gukora umurimo w'Imana, ariko mu rwawe ruhande hari icyo Satani akurega, ashobora kugukoreza isoni yabo ubwiriza. Twagiye tubibona ahantu hamwe na hamwe, nubwo atari henshi, ariko twagiye tubibona rimwe na rimwe. n'Imana ikaduhishurira itubwira yuko yagiye imuburira kenshi kwihana akanga kumva, ariko ihisemo kumukoreza isoni imbere y'ababwiriza. Ikibabaje nuko ibintu nk'ibi biba, ugasanga n'abakozi b'Imana bazima bagiyeho iki cyasha.
ariko mbikubwiriye kugira ngo ujye ubanza witunganye mbere y'uko ujya gukora uyu murimo w'Imana. Soza rero soje nkubwira ngo wicunge, wisuzume, urebe niba koko mu rwawe ruhande nta rubanza rukubarwaho. Ikindi mbwira abarwayi, niba umuntu aje kugusengera mu bitaro cyangwa se mu rugo bitewe n'uko avuze ngo yoherejwe n'Imana, si byiza kumwirukana, ariko ni na byiza kugenzura kugira ngo urebe. Mwitonde kuko Satani yimitse abakozi barakora amanywa nijoro. Ntabwo ushobora kumenya umukozi w'Imana n'utari uw'Imana utabana n'Imana mu buryo bw'amasengesho. Bisaba yuko uba nawe hari kanosiyo ufiteho, ariko iyo uri nta kanosiyo wifitemo, hari igihe birangira bakujijishije cyangwa se bakagushyiramo izindi mbaraga, ugasanga aho gukira urushijeho kuremba. Ibi ntabwo mbivugaho ibintu birebire kuko nabisobanuraho ibintu byinshi, ariko ndagira ngo mujye mucunga, murebe neza. Nanagusengera agusengera ukanuye, ntugahunze. Mu rusengero ubu ngubu basigaye batubwira yuko niba ugiye gutura, niba ufite isakoshi ukwiriye guhagurukana n'isakoshi yawe. Hari abantu babuze ubwenge rero, nkibona niyo nicaye banyicaye imbere, ugasanga umuntu agiye gutura, telefone na Bibiliya abisize aho ngaho. Nkibaza uyu muntu arabindindishije, nkibaza uyu muntu ubu bamwibye yarira. Hari abantu rero muzi yuko mu rusengero Satani adashobora kuhinjira, adakoreramo, cyangwa abajura badakoreramo. Twarinjiriwe, nutaba amaso bazakwigisha, ariko mbivugiye kugira ngo ube maso. Niba mu rusengero ugiye gutura, nyaboneka jya ujyana agatelefone kawe ukizirikeho. Bibiliya yawe nibiba byiza nayo uyizirikeho, nayo ntibayitinya. Ariko nuba maso, ibi byose ukagira ubwenge, ibi byose ntabwo bizakubaho. Isoje nkubwira ngo amahoro y'Imana abe muri wowe wankurikiye, kandi niba wifuza yuko tuzajya dukunda kubana muri uyu mwanya, nkorera kuri subscribe, ukore like, hanyuma kugira ngo tujye tubana kenshi, hanyuma iby'Imana ducishijemo kugira ngo tujye dukunda kubisangira. Shalom, shalom, amahoro y'Imana akomeze kuba muri wowe.